Bata uyu n'umwana w'iwacu ibyo birandeba se munyishyure nyine nigende Sukunde yarari kunzuzugura ari kundi Ibijipo birebire akavuyo kenshi amahane no kuvugira hejuru nibyo bimuranga. Numwe mu bakinnyi ba filime b'igitsina gore bakunzwe n'abatari bake hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo kubera impano idasanzwe n'ubuhanga afite mu gukina filime asetsa abantu. Uyu mugore benshi bamumenye bitewe n'ururimi rw'ikigoyi akoresha rutari rumenyerewe muri sinema nyarwanda ubwo yazaga. Ibi rero byatumye yigarura imitima y'abatari bake muri iki gihugu dutuyemo ndetse no hanze yacyo. Rufonsina yakinnye filime nyinshi zitandukanye ariko by'umwihariko akaba yaramenyekanye cyane muri filime y'uruhererekane yitwa Umuturanyi. Mvuze Clapton Kibonke wahita wumva iyi filime kuko niwe nyirayo kandi anayigaragaramo akina ari umukozi wo mu rugo. Umugabo wawe uyu nguyu ufite mu bana wowe gutekereza uwundi aguciye inyuma ukamufata ntabwo wamubabarira? Namubabarira kubera ko niyo kamere y'abagabo. Namubabarira kuri kamere y'abagabo. Oya niyo kamere yabo n'ubundi nta mugabo uzabona utazakora icyo kintu. Nta mugabo udaca inyuma. Ntago navuze ngo mwababyeyi mwe mutanyumva nabi namwe mwabagabo mwe mutanyumva nabi ariko muri kamere y'abagabo bakoranywe n'irari. So kuba rero yakwifuza kanaka akifuza kanaka akagira ikintu akora agitangaje kirimo namubabarira ari umuntu udakosa. Nta muntu udakosa. Hari abaheze mu rujijo bibaza niba Rufonsina yaba ari umugore cyangwa akiri inkumi. Ibi nanjye nabyibajijeho ndetse mbibonera igisubizo, ni nayo mpamvu ngiye kubigarukaho. Uyu mugore yagiye agarukwaho cyane mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga mu nkuru nyinshi zitandukanye zagiye zimuvugwaho. Aha twavuga nk'iherutse kugarukwaho cyane yo kuba ataritabiriye amarushanwa aherutse gutegurwa na The Choice Award, abanyine basanzwe batanga ibihembo bya The Choice Award. Rufonsina rero bavuze ko atabonetse kandi yari yaratoranyijwe mu bazahatanira ibyo bihembo. Ibintu byatumye benshi bacika ururondogoro bakavuga ko bwaba ari ubwibone kuko yumva ko amaze kuba umusitari. Si ibyo gusa kandi yavuzweho imyambarire idasanzwe akunda kugaragara yambaye nyuma ya filime no kuba yaragaragaye yonsa abana batarabe muri filime yitwa The Forest agashyira amabere ye ku karubanda, bikaba bitaravuzweho rumwe na benshi kuko bavuga ko bidakwiriye ko ari ukwitesha agaciro. Ibi n'ibindi byinshi bitandukanye byagiye bimuvugwaho ku buzima bwe muri sinema no hanze yayo nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Turagusobanurira akantu ku kandi ku byo bibazaga kuri uyu mugore. Muri make abaye hate none se ubundi ni mu ntoki. Kora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byiza tubategurira kandi bikoranye ubuhanga umunsi ku munsi. Nitwa King Senti, guhaye ikaze. Ubundi siko mvuge ngo ndi umudiaspora. Bivuga uri umudiaspora mwe. Uri umudiaspora muri Kigali wo mu ntara. Nshobora kuba ndi umudiaspora. Njye navukiye muri Kongo. Okay. Ariko kavukire navuga ngo ni iwacu ni Gisenyi kuko buriya umuntu avuga ko kavukire ari ababyeyi be baturuka. Wavukiye muri Kongo. Yego. Uza mu Rwanda ryari? Kera cyane ubwo urumva ni kera cyane. Yego namenye uri mu Rwanda. Uri mu Rwanda utangira amashuri yawe uriga urakomeza uza kuza i Kigali rero gute? Yangeneye kumenya ukuntu wahuye na Bogari. Niyo makuru numashaka kumenya. Ko Kigali nyitinzemo. Waje mu muhe mwaka? 2007 2007. So nari mfite ubwenge. Aha ubwo nyine bisobanuye ko nkuruta. Ndakuruta. Twagiye. Uri boshe be kunduta. Dukomeze. Nayijemo 2007. Ntago nayijemo ku zindi mpamvu. Twayijemo twese nka famille kubera mama yaraje gukorera muri Kigali. Akora mu bintu bya football. So yaraje. Yari umukinnyi wa football. Yari umukocha. Coach yago. Noneho tuza muri ubwo buryo nyine kwera akazi ka mama. Uvuze mama na papa? Mama na yarahari nawe. Mama na papa. Ariko mama urabafite bose? Ndabafite bose. Twaje bw'impamvu z'akazi ka mama.
muri mukamuza muri Kigali Yego, ukigera i Kigali urahabura hashobora harangoye Kigali warayishoboyesha narayishoboye se warayifatishije we Rufonsina niyo muntu wa mbere wakoze filme abantu turabikunda turaryoherwa sheruzi imyaka nari mbimazemo nabigiyemo 2009 urumva ko sinema ngiye kumaramo wari warashoje kwiga ya ubwo mfite n'umugabo 2009 2009 ngo nafite umugabo 2013 ahubwo nibwo nafite umugabo ahubwo 2009 nabijemo urumva mbimazemo hafi imyaka 15 siri kujyamo no kuvuga ngo narafatishije guterewe igihe mumenyeye n'igihe mbimazemo ubundi amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Uwimpundu Sandrine ariko kandi yamenyekanye cyane ku izina rya Rufonsine. Yavukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akurira mu karere ka Rubavu nyuma aza gushaka ubuzima mu mujyi wa Kigali aho yatangiriye kubaka izina binyuze mu gutera urwenya no gukina filime. Ubu ndaga amaso ari kuguhereza ikizi kandi iyi ngwe izindi nk'izo bakaritiye. Uyu Rufonsine yahereye mu mukino w'iteramakofe ariko akabona atakaza imbaraga nyinshi nta nicyo yinjiza kugeza kubihagarika ahubwo yinjira mu mwuga wo gukina filime abifashijwemo na Kankwanzi twese tuzi mu runana. Rufonsina yaragize ati ninjiye mu mukino w'iteramakofe nkiri ku ntebe y'ishuri ariko naje kubona atari ibyanjye mbona amenyo bazayamaramo nta nicyo ninjiza mfata umwanzuro wo kubireka. Nubwo yinjiye muri filime ibi byasaga no kugerageza kuko yari yarabyifuje kuva kera kiri muto ariko bitinda gusohora. Ubwo yateraga umugongo ibindi byose akiyegurira gukina filime benshi bacitse ururondogoro. Kumenyekana kwe byamufasha igihe kirekire bimusaba no kwihiringa cyane ndetse nta naho kumenera ngo akabye inzozi ze zo kuba umukinnyi wa filime. Ariko kandi Imana yaje guca inzira atangira gukina filime ndetse arushaho gukundwa na benshi. Filime nakoze ya mbere shanyirayo nago mwibuka neza gusa nago yarazwi ni filime yitwa Ntawamenya nk'izina ryayo nta nubwo yigeze inasohoka. Niyo filime na bwa mbere banunze kamera ngiye gukina kubw'imyaka ntiyasohoka ubundi nkajya ari ibintu bita gufigira utari umukinnyi uri main uri inyuma uraho ufigira nyine ucyatse ucamo rimwe kabiri nibwo nagiye gutangira nkajya nkora muri Seburikoko ariko muri Papa Sava ho navuga ko ntago ari ugufigira hari amasene yanjye mfite nagiye nkinamo kwa Papa Sava naho narahakinnye mbere yo kujya mu muturanyi mbere yo kujya mu muturanyi kubera ko na boss wanjye niho yandambagirije aho mwatumye mumenya nyine muri filime y'umuturanyi yandambagije ankuye muri Seburikoko nagiye nyina muri filime zigiye zitandukanye ariko izo nizo navuga nakinnye zisanzwe zizwi mbere yuko ngaragara mu muturanyi. Abo bantu no kuvanga abantu wakiniraga mbere yuko uza muri Seburikoko kugira ngo no mu muturanyi akomeye. Okay, na filime yitwa Nyirankotsi abantu benshi bayizi ko ndumva na boss wanjye nayo ayinzimo yitwa Nyirankotsi nayo yari filime nziza cyane nayo abantu bagiye bayimenyamo. Okay, wakinnye filime bituma Seburikoko agufata. Niye filime wakinnye ituma Seburikoko agufata? Nago wenda cyangwa wagiye muri casting? Nago namenya ngo wenda yarandambagije hari afite abantu bajyana abakinnyi. Hari umugabo bitaga wakinaga yitwa Muyobozi muri Seburikoko ndamuzi yanywe wanjyanye gukina muri Papa Sava ndakeka. We rero Papa Sava we yankinishije adasanzwe nzi wenda ni kureka mbivuge gutyo ariko mu muturanyi ho nakinnyemo Krabutoni yarambonye muri Seburikoko akunda nyine imikinire yanjye baho ngombwa ko dukorana. Ubwo yinjiraga muri sinema bwa mbere filime yakinnyemo ntiyigeze isohoka ngo yarategereje amaso ahera mu kirere gusa inzira zimwe na zimwe ngo zagiye zifunguka atangira gukina filime nkuko yabirotaga akiri muto. Ahagana mu mwaka w'2009 nibwo yinjiye muri filime nyarwanda amenyekana cyane binyuze mu gukina filime avuga ururimi rw'ikigoyi bishimisha abantu benshi bituma bamwibonamo baramukunda cyane. Abayobozi b'amafilime atandukanye baramubenguka bifuza kumukinisha muri filime zabo. Nari guhita mubwira gutya urumva ngamubirindura ngamuzunguza nkamuterera hejuru ngamukandagira. Rufonsina wasekeje abatari bake agaragara muri filime zikomeye zirimo City Made, Seburikoko, Ejo si kera, Agahinda kariza, Umwari Siri, Nyirankotsa, Igitutu, Amahitamo n'izindi nyinshi.
ariko kandi yamuzamura izina cyane ikamugeza ku gasongero ka sinema nyarwanda niyitwa Umuturanyi ya Clapton Kibonke. Iyi filime yatumye yegukana ibihembo mu marushanwa atandukanye harimo n'iya The Choice Award mu 2020 n'ibindi. Uretse kuba atambutse urwenya nk'umunyamwuga n'ibiganiro bye bigizwe n'urwenya gusa, kandi benshi bifuza kumuganiriza kugira ngo baseke bishime binyuze mu guhuza ibiganiro. Uyu mugore avuga ko abakinnyi ba filime bafite impano za nyazo, badindizwa no kwakwa ruswa yaba y'igitsina, amafaranga ndetse n'icyene wabo, bigatuma batamenyekana kandi bashoboye. Uwimpuhwe yavuze ko ibi byose ari ibisitaza bitabura mu mwuga wa sinema, ariko kandi ufite impano akaba adakwiye gucika intege. Yavuze ko umuntu ashobora kumva ashoboye, ariko kandi ubushobozi bwo kubona ahagaragariza impano ye akabubura, aho akenshi bipfira mu majonjora cyangwa casting, aho umuntu yitabira akagaragaza impano ye bakamubwira ko bazamuhamagara ariko agategereza agaheba. Rufonsina rero yavuze ko nawe yabangamiwe no kwakwa ruswa y'igitsina ndetse n'amafaranga, ariko kandi akihagararaho akizera Imana ikamuzamura igihe gikwiye. Yaragize ati, bakubwira ko bazaguhamagara ugategereza ugaheba, kandi bakubwiye ko babikoze neza, ariko ikimenyane kigakora, cyangwa bakagusaba ruswa ishingiye ku gitsina cyangwa se amafaranga kugira ngo ukunde ugaragare muri filime zikomeye. Ati rero navuga ko ariyo mbogamizi nahuye nayo bigatuma ntinda kumenyekana, kandi mu by'ukuri nshoboye kubwo kwihagararaho, nkumva ko isaha n'isaha bizacamo bidaturutse kuri ruswa cyangwa ku bindi. Ari nayo mpamvu namenyekanye ntinze kubwo guhangana n'izo mbogamizi nkazitsinda. Rufonsina kandi yavuze byinshi ku bijyanye n'ibyo akina, atangaza impamvu akina avuga ururimi rw'ikigoyi ndetse n'amahane menshi. Yavuze ku rurimi rw'ikigoyi akunda kuvuga ko ari ururimi rw'iwabo ku ivuko, ko anatewe ishema narwo, ko ariyo mpamvu akunda kuruvuga muri filime zose akina zirimo Umuturanyi, Ejo si kera n'izindi nyinshi. Ntabwo ndwihakanye kuko ndanarukunda cyane, nyine ni urwaho naturutse kandi ndanarwubaha. Ni naho mu rugo. Yego. Nanone kandi avuga ko kuba akunda gukina filime afite amahane menshi, ko ibyo byose ari byo muri filime, ko mu buzima busanzwe nta mahane agira, ndetse yongeraho agira ati, biriya mu buzima busanzwe nta mugore wabikora kuko umugabo we ntiyaruraramo. Yavuze ko abantu bahuye bakunze kumwitiranya bavuga ko uko agaragara muri filime yambaye amaguti maremare ko no mu busanzwe ariko aba ameze, gusa aratandukanye kuko uko aba yambaye muri filime bihabanye cyane n'uko aba yambaye mu buzima busanzwe, kuko aba yambaye amapantaro n'amajipo magufi. Bimwe mu bidasanzwe byagiye bimuvugwaho mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, twavuga nk'inkuru iherutse guca ibintu ko yaba yaranze kwitabira irushanwa ritegurwa na The Choice kubera ngo yaba yaramaze gutera imbere bikamugira umwirasi. Ariko we yavuze ko ibyo byose atari byo, kuko muri icyo gihe ngo yari yararwaye indwara ikomeye cyane ku buryo nta kintu na kimwe ngo yibukaga icyo gihe, akaba ariyo mpamvu atabonetse muri iryo rushanwa nyine. Yabisobanura avuga ko ngo yari yararozwe, kandi ngo bikozwe n'inshuti ye yizeraga cyane. Avuga ko yamumenye kandi yamubabariye mu mutima we ngo yumva atuje. Rufonsina avuga ko yakize kandi ngo agiye gukomeza akazi nk'uko bisanzwe. Irene, iyo umuntu ashaka kukwica nzi ko ufite umwana, sinzi ikintu abatekereza, ariko nyine ndashima Imana ko yatsinze akaboko, ubu nakabaye bamaze kunyibagira. Imana arahabaye, kandi nk'uko ubivuze naragarutse, ubu ndabasha gukora. Rufonsina yasubije nabibaza ko ngo yaba yaratandukanye na Clapton Kibonke muri filime yakinagamo yitwa Umuturanyi. Avuga ko batandukanye rwose, ko ari nayo mpamvu amaze iminsi atayigaragaramo bitewe n'uko script ya filime yari imeze. Urugero naguha ni nk'uko bakina filime maze umwe mu bayikinagamo bakavuga ko yapfuye, icyo gihe ntabwo abazagaruka muri filime, role ye ibirangiriye aho ngaho. Rufonsina rero nawe yavuye mu Muturanyi muri ubwo buryo, cyane ko iyo filime igeze ngo igeze aho uyu Rufonsina yari yarasaze baramubuze. Kuri ubu rero akaba ari kugaragara mu yitwa Umwari, ariko bitavuze ko yirukanwe mu Muturanyi, kuko si we wenyine uyigaragaramo ukina mu Muturanyi. Mu minsi ishize ku mbuga nkoranyambaga abantu barayavuze karahava, baravuga bacika ururondogoro kubera amashusho yo muri filime The Forest,
hagaragayemo umugore yashyize amabere yose hanze ariko konsa abana batarabe. Ibi byatumye ababonye amashusho bose bamutera amabuye bavuga kuko ari uguta umuco. We rero avuga ko ababivuze bose bafite icyo bagendeyeho ariko we yumva nta mpamvu ihari yo kubyibazaho cyane kuko ngo yari ari mu kazi nk'uko bisanzwe kandi we nta kibazo byamuteye. Si ibyo gusa kandi Rufonsina aherutse kugaragara yambaye imyenda migufi cyane bituma yibasirwa n'abatari bake ku bakoresha imbuga nkoranyambaga bavuga ko yitwaye nabi kwibyo atari ibintu bikwiye gukorwa n'umuntu w'umubyeyi. Bavuga ko abantu bakunda gufata ibintu uko bitari uko ayo mashusho yagaragaye yambaye gutyo ubwo yari yajyanye na bagenzi be ku Gisenyi bari bari ku mazi kandi ngo umuntu ntabwo yakoga yambaye amapantaro cyangwa amajipo maremare. Mu buzima busanzwe uretse gukina filime Rufonsina ngo ni umutayeri akaba afite n'akabari gakomeye ngo kamwinjiriza gatubutse. Mu buzima busanzwe bujyanye n'urukundo Rufonsina ni umugore wubatse ufite umugabo n'umwana umwe. Ngayo nguko rero ibyo bya Rufonsine wibazagaho byinshi yagiye agaragara muri filime zitandukanye ndetse asetsa abantu mu mahane menshi n'ururimi rw'ikigoyi. Ni nasoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Njye wumvaga nitwa King Senti. Naho utaha Imana ibarinde.